hanyuma ukaba wagisangiza abagenzi bawe. Icya mbere burya kidindiza abantu bamwe na bamwe ni ukwitinya, ariko iyo watinyutse rwose urashobora. hanyuma nyemera n'ubundi tujye ku gace ka gatatu ka kino kiganiro cyangwa se kabino bibazo tuvuge n'ubundi kujya ku bijyanye n'intego zawe hamwe n'ahazaza hawe h'uyu muziki cyangwa se h'u Rwanda rwawe rw'ahazaza cyangwa se avenir yawe fitire ubwo ni mu gifaransa. hanyuma ni iyihe ntego yawe ubundi nyamukuru muri uyu muziki, kuri iyi mihanda yakoye iki waje? intego ni iyihe? Intego ya mbere burya numva na intego ya mbere no kubanza gusangiza abanyarwanda ibihangano byanjye. Ikindi cya kabiri nkaba naza ahangaha nkaba nagira bamwe namwe nigisha wenda ku buryo niyo naba ntakiriho hari abasigarana byiza akavuga ati gitari wenda kuba nayiga tinayikomoye kuri kananaka. Byibuze ibyo bintu byanshimisha. Yego. Ubundi wenda nko mu ndoto zawe wowe yumva ubundi wakorana indirimbo n'abaye bahanzi ahazaza hawe? urugero wenda nkanjye numva wenda nakorana nandese na Bruce Melody burangiye n'ubundi nari umuhanzi wenda none rwose naririmbana na ba Kenzo ba Minanizo ba Timos tukorera rwose gospel nkava kwa ba Timos nkajya nikoze Musanze nkarebayo nkabajya wenda nka babiri gusa nkikoza wenda na Kigali nkareba Israel mbonye rwose akabanza kanshagamo korabo uri nkiyera neza cyane. Ubundi nkawe wumva ahazaza uzakorana n'uwe muhanzi? Burya igihe nicyo gitanga. tuvuge igihe ntago nahita mubwira ngo wenda ngo ngiye kwisumukuruza njye kuri kanaka. Buriya igihe nicyo gishobora mbagange wenda nyine oya nabyo kubera ko n'ubundi of course nyine nk'indoto n'ubundi n'indoto si ukuvuga ko nyine twakorana pe yagiye kandi umuhanzi. Buriya akenshi kubera nkunda gakondo nka Cecile Kayirebwa Cecile Kayirebwa ni umuntu rwose uzi kuririmba. Buriya nkoranye nawe byagushimisha. Niba twumva rwose nyaboneka se ubu ngubu udufashije koko ugakorana n'uyu mugabo ko afite akabaze keza nawe ukagira akasiparano keza muhuje urwo ruvange rw'amajwi ntabwo havamo akantu keza pe. rwose niba uri kunyumva pe wumva ubusabe bwanjye rwose ni ukuri kw'Imana kabisa. hanyuma reka tuve kuri kino kibazo cy'abahanzi n'umwe gufuza kuzakorana nabo. Ubundi wumva gukora umuziki bikugize of course n'ibikugizeho wenda nk'uruhare ruhe mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ubuzima bwanjye bwa buri munsi icya mbere burya iyo uririmba uhora wishimye. Nicyo kintu cya mbere na mbere. ntago usaza cyangwa uzana n'iminkanya ugende wazinze umuhe. Niryo banga ubundi ryo kuririmba uhora wishimye. Ni ikintu cyakubabaza ushobora kwifatira gitari ukicurangira rwose bikarangira. Yego. none se wenda muri uru rusobe n'ubundi rw'indirimbo ugenda usohora zitandukanye hari album cyangwa se indi projet iri hafi gusohoka? Album cyangwa se projet yindi? Buriya mbonye burya byose biterwa n'ubushobozi. Ndamutse mbonye nk'ubushobozi bwisumbuyeho indirimbo zo ndazifite nyinshi cyane mba narabitse. hanyuma nyemera none dusimbuke noneho kano gace ka gatatu tujye mu gace ka kane kitwa wenda ku bijyanye n'ubuzima bwawe bwite n'ibihe hamwe n'ibihe by'umuziki. ubuzima bwite n'ibihe by'umuziki. wenda duhere ku kibazo cya mbere tuvuga iki kigoye cyane wahuye nacyo mu rugendo rwawe rw'umuziki kugeza kuri uyu munsi wahuye nacyo? Ikintu cya mbere nahuye cya mbere cyangoye ni ubushobozi. ubushobozi wabyigobotoye gute? Wenda kubera gukunda ikintu burya kugira ngo ufate ibihumbi muri magana wenda uri kumwe n'umuryango hari byinshi uba wigomwe cyangwa se n'umuryango iyo ukavuga ati ngiye kugura gitari ufate ibihumbi 200 uvuga ati ngiye kujya i Kigali ngure gitari n'ibikoresho byayo. Ni ibintu wenda bisa nkaho bigorana ariko iyo ugize amahirwe ukagira ugutera nyine courage biba byiza cyane.
wenda tujye tuvuga ngo Jasmine yamenyanga nyine gukoresha inyito ikakaye cyane twibeshye ko dufite inshuti muri rusange nyine wenda abo ngabo wita ko ari inshuti zawe bagufashije gute muri urwo urusobe rw'ibibazo. inshuti zanjye nyinshi zanteraga courage akavuga ati rwose ni byiza ngo nawe nayiguze genda ngira bakajya bakantera courage akavuga ati rwose bizaza wenda urugero wenda nkanjye nanone hari ukuntu wenda nicara nkavuga ngo ngira natangiye itangazamakuru muri 2021 cyangwa se 2020 gutya ariko ibihe byiza by'ingenzi byanjye nahuye nabyo ni igihe wenda nagiye nko gusohoka ngiye nko muri Qatar gutembera rwose ngiye gukora inkuru just for fun byonyine. Ubundi wowe ibihe by'ingenzi by'umuziki wagize ni ibihe? ni ibihe by'umuziki nagize ni 2022 hari igihe nigize njya mu marushanwa hanyuma mbo wa gatatu ibyo bintu ni ikintu cyashimishije cyanashimishije. hanyuma wenda mbere yuko tuguha umwanya ukongera ukatwiyereka n'ubundi ukireka abatanazi nyemera dusime ko tujye mu kandi gace akabanziriza cyangwa akanyuma gasa n'akanyuma ku byerekeye abafana n'umubano n'abandi batandukanye. ubundi nicyo cyihariye wifuza ko abafana bawe bakumenyeraho, ikintu wihariye wifuza ko abafana bakumenyeraho ku buryo wenda n'umuntu uri nka za Shangazi cyangwa se Gondore ahita avuga ngo kino kintu ngomba kukimenyeraho Antoine uko biri kose. nk'urugero nka Timos tumuzi ku Kisi, tumuzi ikira ko ntari kugikorora neza ndakikubwira nyuma. urugero nka Miraneza tumuzi wenda ku gacupa kuna agacupa ka fanta hamwe n'amazi tukamumenya ku Gikwasi, funga Gikwasi urakizi abo Timos nawe tumuzi kuri Yikunde gusa wowe akantu nyine wifuza ko bahita bakumenyeraho exactly kihutirwa ni nk'akantu no gucuranga gitari naririmba ako kantu byibuze kubera ko gucuranga gitari turabizi ariko akantu nyine tukumenyeraho nta kayi umwihariko wawe nibyo. urugero nyine abantu benshi yabacuranga gitari ariko umwihariko wa Antoine quantity cyangwa se quality umwihariko we ni uwuhe turakumenyeraho kuri uyu munsi utandukaniraho n'abandi utandukaniraho na Kanoni mugenzi wawe mukorana hakuna nabashimiye rwose mukora rwose akantu kiza kitwa Impano Band turaganira ku musozo n'Impano Band ariko kandi nakaye kantu nyine aho tukumenyeraho utandukaniraho na Kanoni kiragutsinze icyo kiratsinze bakumenyera gucuranga ya gitari wenda cyane nta kivuze gucuranga gitari cyangwa se n'umwimerere wawe nyine wijwi byibuze wenda ese ijwi barimenya gutera hanyuma wenda niki yankurugero wenda nkanjye Lionel nkora itangazamakuru nkakora ibiganiro by'urukundo bitandukanye nkakora iby'umuziki bikigisha benshi. wowe niki ushaka kwigisha rubanda binyuze mu muziki? icyo nshaka ni ubutumwa buri mu ndirimbo zanjye nshaka kuba nabasangiza yego. harya ubu ngubu ufite ibihangano bingahe kugeza kano kanya byawe bwite? indirimbo zanjye izo najyanye muri studio ni eshatu ziri kuri YouTube ziri kuri YouTube. hariho indirimbo yitwa Mbega Ibyishimo hakaba n'iyo Akana ka Mama yego hakaba n'iyi ngiyi ya Yezu ivuga ngo niwe murengezi wanjye. bazakiriye gute? bagiye bishima kenshi muri comment bagiye bambwira ati rwose courage birimo neza ati komereza aho ngaho. hanyuma rero hamwe n'ibyo ngibyo hita ugira n'icyo basaba kubera ko nyaboneka wenda kano kanda kavuga ko ndakayemo gakeya ndakaye kandi mbabaye kubera iki bafana mutubeshya ko mudukunda muratubeshya ngo muradukunda kandi nyamara mukunda just umwanya turimo kubera iki mutubeshya gutyo? nibyo gushyigikira umuhanzi ni byiza ariko se kubera iki mwumva ko nyine mwakomeza kumubwira amagambo gusa amagambo nta bikorwa? umuhanzi akenera kujya muri studio cyangwa se kujya gufata amafaranga nyine akajya gukora indirimbo ye ariko aho ngaho uragaramye ngo ndamufana ntabwo umufana nta nubwo namukunda kubera ko utafata amafaranga igiceri kimwe cy'ijana cyonyine ufashe Imana ikizamuka please. erega igiceri aho usi igiceri kiragera na 20 manza n'igiceri cya 5 kitagera kuko kandi asaba gusikaye
ariko kubera nyine umwana wundi nakugeraho nyine bose no inyuma kubera ko nyine abantu benshi bibeshye bavuga ngo iki ni iki subscribe bagiraga urwari iragurwaye subscribe iyo ufite internet nta kindi se wenda hari ubutunzi wenda bisaba kugira ngo umuntu ago subscribe ntabwo rwose ni umutima ukunze none si iyo mitima yagiye umutima ntabwo hanyuma n'ubundi tunafatiraho kano kanya ugira icyo basaba abafana bose batandukanye bakumvisha kano kanya ndetse n'abahise kose mumva bakuzi mu muziki urabasaba iki icyo mbasaba akenshi ni bajye kuri channel yanjye bakande bandika Antoine TV barahita baza kuhabona rwose nibaza kujya barabona ahantu hari gitari hanyuma bakande iryo jambo subscribe Antoine TV Antoine TV ubyandika gute kugira ngo wenda umuntu utazi kubyandika neza ni a na ta o i na e noneho ta na va okay nyaboneka jya ukora subscribe comment hamwe na share ubundi ufashe imana ikizamuka kubera iki ujya kumva ukajya guhera kuri ba Diamond ngo ba Diamond ntabwo bakuzi please ntabwo bakuzi munwa ntabwo bakuzi pe ariko umuntu yashidikanya ko uhereye ku rugo cyangwa se ugiye kurya cyangwa se ugiye nko gufasha ugafasha uhereye aho ngo munsi y'urugo wanjye cyangwa mu nkengero z'urugo rw'iwanyu imana yazaguha umugisha none utekereza ko gukanda kuri subscribe kwa Diamond bizamufasha gute ntabwo akuzi n'ubundi asanga n'ubundi yaramenyekanye none kuki utafashe umuhanzi ukizamuka guys jyaho ushake Antoine TV ubundi by'ubuzo wenda nawe utanga umusanzu wawe mu kubaka umuziki we uburyo tuzavuga wenda ngo Janvier wakoze iki n'iki nzabanera rwose wakoze iki n'iki Mukandori wakoze subscribe cyangwa se Mukamana Mukansibika wakoze ibi n'ibi wenda ibi n'ibi ku buryo wenda nyine yagera asigara nirata nkavuga ngo nkanjye wenda Lionel nakoze yakanaka nyine kwa Antoine ku buryo nyine nagera mbese no kwira nyine mu nzira hose ati burageze hariya n'ingiye burwo wamugishije cyane rero ubu nkaho zirata iki inshuti yanjye wadukurikiye itekerezeho wibaza ku kintu uzirata wowe kabisa ngo basi fata uyu mwanya nawe ubundi by'ubuzi ufata iya mbere utera intambwe ujye kwa Antoine TV umushyikira mu buryo mu cyangwa se ubundi yego hanyuma n'ubundi ni message atanze mbere yuko tugiye kumva kariba ke mu kanya kitwa akana ka mama tukabakira namwe ariko kandi ushobora kumukenera cyangwa se wenda ashobora kuba wenda akenewe Antoine nk'umuntu agukeneye yakubona gute hari nimero akenshi igendanwa mfite 07 8 yego 3 3 7 2 5 7 4 ntago zirenze 15 ntago zirenze rwose 07 8 3 3 7 2 5 7 4 na 07 2 2 nanone 395 220 ongera tukumviye ngo 07 2 2 295 nyaboneka ubusaba nta miliyoni rwose agusabye agusabye ibitekerezo byawe byibuze ariko n'amafaranga afite wayatanga please watanga rwose imana yazaguha umugisha please anyways reka rero twumve indirimbo yitwa mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni twebwe inshuti n'umuryango tubifurije kuzagira urugo ruhire twebwe inshuti n'umuryango tubifurije kuzagira urugo ruhire mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza
w'ababageni mbega ibyishimo y'uyu munsi mwiza w'ababageni tubifurije kuzabyara maze mugaheka tubifurije kuzatunga maze mugatunganirwa mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'ababageni mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'ababageni tubifurije kuzabana mu bumwe n'ubudahemuka tubifurije kuzabana mu bumwe n'ubudahemuka mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'ababageni mbega ibyishimo by'uyu munsi ngwino teterubera wisangiye uwagukunze ntukagire irungu warakubunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye